muhaye ikaze cyane wowe wakoze subscribe kuri Onos TV. Ni umwanya w'amakuru nk'uko bisanzwe, nawe kandi utarayikora n'umwanya mwiza kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Amakuru mpuzaniye uyu munsi aravuga ku mujenerali wo muri Kongo witwa Amory Yakutumba watangaje ibintu bikomeye cyane kuri uyu munsi. Ni ibintu byakanze cyane abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, dore ko ari na benshi abatuye muri Kivu zombi, yaba y'amajyaruguru yaba y'amajyepfo, abenshi muri bo bavuga ikinyarwanda. Uti byagenze bite rero? Uyu mugabo Yakutumba ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavuze amagambo akomeye cyane, yavuze ngo agiye kurimbura umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujenerali rero ubarirwa mu mutwe wa CNPSC, ni umwe mu bakomeye cyane mu mutwe wa Wazalendo, mu nyeshyamba za Wazalendo musanzwe mwumva. Uyu mugabo rero hamwe n'undi mu generali witwa Mutetezi, abo bombi yatangaje nyine ibingibi ubwo bari bari mu mujyi wa Bukavu, aho bivuga ko bagiye guhiga umutwe wa M23, abasirikare ba M23 bose baherereyeyo, dore ko nabo bakataje mu gufata uyu mujyi wa Bukavu, bageze hafi cyane ikibuga cy'indege. Uyu mugabo Yakutumba niba mubyibuka neza, n'umwe mu bafatiwe ibihano n'ubumwe bw'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare yagize mu bitero bikomeye cyane byakomeje kwibasira bamwe mu babarizwa mu bwoko bw'Abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abanyamulenge, ndetse no kubera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho yagaragara akoresha abana muri ayo mabuye y'agaciro nyine, ndetse n'abandi batujuje imyaka mu buryo butemewe n'amategeko nyine. Yakutumba rero nk'uko natangiye mbikubwira mu kiganiro mbwirwaruhame yashyize ahagaragara, yongeye kuvuga ko nta munyamurenge ashaka ku butaka bwa Kongo, cyangwa se undi munyarwanda wese, cyangwa se undi mukongomani wese waba uvuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abo ngabo yarahira avuga ngo agiye kubirukana, basezerera basubize iwabo, ngo icyabazanye mu gihugu cyabo ngo ni ukwiba amabuye y'agaciro, ngo ni ukubasagarira mu buryo butandukanye bw'inyungu zabo bwite zitandukanye. Uyu mugabo rero wavuze ibi ngibi yagiye avugwaho ibintu bitari byiza nyine n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko ari umwe mu bagendaga babuza umutekano, basahura amaduka y'abacuruzi bakomeye, asoresha ubwato amafaranga y'umurengera mu masoko hose. Bavuga ko yagezemo asoresha amafaranga y'umurengera. Kuri iyi nshuro rero yatangaje, aho bamugiriye umuyobozi wa Wazalendo, shefu mukuru wa Wazalendo, yatangaje avuga ko icyitwa umunyarwanda, icyitwa umunyamurenge, icyitwa uvuga ikinyarwanda ku butaka bwa Kongo bigiye kuba ibintu bikomeye cyane. Amakuru yacu y'uyu munsi nayo ngayo. Ni Onos TV, nakagaruka. Murakoze cyane.